n'umwe mu basore bagezweho cyangwa se sinzi niba mwita umusore ariko ndamwita umusore kubera ko ntabwo nzi niba yubatse. ni umwe mu basore bagezweho muri iyi minsi. Rero reka ntangire muhereza ikaze, ntabwo ari ubwa mbere ageze hano, ni nk'inshuro ya gatatu niba ntabeshye. buriya ariko buriya ni nk'iya gatatu sibyo se? maze kuba umusanzu. Maze kuba umusanzu sigaye wisanga, niyo mpamvu ntagakwiye kuguhereza ikaze. hari akantu mu kanya wavuze ubwo nari nicaye hariya k'umutipe wavuze ko kumushyigikira ari itegeko kubera ko uzaba ugabanyije abantu ari kuzapfumura inzu. Rero nanjye naje gusanga rero gushyigikira ibikorwa byanjye ari ukwiteganyiriza, bitewe n'uko ngenda ntabwo nzapfumura amazu, ariko buriya naje gusanga ibikorwa dukora nyine hari abantu benshi biha ibyishimo, kandi buriya iyo wishimye ufite no kuba ushobora kuba uzaramba, kubera ko ibyishimo buriya bituma umuntu nyine agubwa neza n'ubuzima bukagenda neza. Yego. Hanyuma rero ubwo ndamutse wenda nivuze ndacyari Saiga wanyu mwakunze mugikomeje no gukunda, umusobanuzi umwe wenyine twaje gusanga ashoboye anashobotse. Ako kantu ko gushoboka mugakurahe? Wenda gushobora byo birashoboka, ariko se umenye ute ko ushobotse? Buriya kugira ngo umenye ko ushobotse ubwirwa n'abantu. Buriya abantu nibo bakubwira bati ariko ibyo ari byose ndabona ushobora kuba ushobotse. Hanyuma Saiga, agasobanuye kameze gute bro? Mu gasobanuye rero buno tugezaho ibintu biryoshye. Ubushize nari ndi kubabwira ko ibintu biryoshye, ariko ubu twageze noneho aho biryoshye kurushaho, bitewe n'uko muri iyi minsi twanaronshinze website umuntu ashobora kuba yareberaho filime atari ngombwa ngo ujye kubazicuruza usange wenda batari update zitarabageraho neza. Dusigaye dufite website saimovies.net aho ugenda filime ni buri munsi. Muri make nubona inshuti zawe mutagihura cyane jya umenya ko zibereye kuri website. Kumbe niko byahindutse. Yewana kabisa, nishimiye kwakira nanone my brother wari ukiri kutubwira website. None se niba uri gucuruza filime kuri website, ubwo ngubwo amafaranga y'abantu biraza kugenda gute? Kubera ko nzi ko abantu ngo basigaye bacururiza kuri website ugasanga ari kugenda amafaranga ye yamariye mu dusobanuye. Icyo kintu uri kurwana nacyo gute? Ahubwo ubuza akantu ko gucuruza uranyibutsa uko ngenzi bahera ubuntu. Yes. Website filime ni ubuntu ahubwo, ariko abafana banjye ndabakunda ntabwo nabishyuza. Nari ngiye kuvuga ngo nshaka ukuntu mbishyiraho. Niba utabishyuza hatazagira uvuga uti pasi niba wamugiriye inama. Filime ni ubuntu kuri saimovies.net, wandika saimovies nyine gutyo ugasiga ugashyiraho akadomo net, ubundi filime ni ubuntu, uradownloadinga ugasharinga ukaryoherwa n'ubuzima. Ubu zamenetseho. Ubwo uheruka hano hari abantu bari kurekarama ngitwa Muhane, ntabwo njye nayikurikiranye cyane, ariko ubanza abantu barayikunze. Iyo ni filime, ubundi hari filime ziza zigahindura byinshi. Yego. Sinzi niba ariko nabyita. Rero iyo nayo ni filime iri guhindura byinshi mu buzima bw'abantu, kubera ko buriya muri iyi minsi abantu benshi bararakaye, baranababaye byatari, ku buryo kugira ngo ubone ikintu kigushimisha bisigaye ari amahirwe. Rero iyo ni imwe muri filime iri guhereza abantu benshi ibyishimo, ariyo mpamvu mvuga ko ari filime iri guhindura byinshi. Ubwo ni ikintu cyiza cyane. Hanyuma rero Saiga, ubwo duherukana hano mu kiganiro, ariko hatagira uwo wenda watubonanye ahandi hantu akavuga ati abantu bari kutubeshya, ariko ubwo duherukana hano mu kiganiro twari turi muri competition ya Sai Boost Your Talent. Ni irushanwa ryari rimeze rite? Ni irushanwa rigeze he ubu ngubu? Nahe makuru ushobora guhereza umuntu udukurikiye? Mbere na mbere reka mbanze nshimira Imana kuba irushanwa ryarigenze cyangwa se rigikomeje kugenda nk'uko twabiteguye. Hanyuma Sai Boost Your Talent Competition season ya kabiri, kubera ko yari iri kuba ku nshuro ya kabiri. Ni competition yateguwe na Sai Music and Pictures, yo ni studio itunganya amajwi n'amashusho. Hanyuma yatewe inkunga na Goodrich TV hamwe na Izuba TV binyuze mu kiganiro I Stars Show. Namwe muri abaterankunga bacu, nubwo mumbaje aho bigeze ndabizi ko tuhazi, ariko abadukurikiye ntabwo bahazi. Tuba tugomba ku updatinga just. Hanyuma rero Sai Boost Your Talent Competition ni igikorwa cyatangiye neza ku itariki 2 z'ukwa karindwi, nibwo abahatana batangiye kugaragaza impano zabo. Tugera
ku itariki 22 z'ukwa munani dukora amajonjora dutangaza 30 basigayemo mu banyempano bose bari baritabiriye competition. Hanyuma rero kuri uyu munsi wa none tuvugana tariki 24 z'ukwa munani nabwo ubu tuvugana naje hano mvuye muri iyo competition twari turi gukora amajonjora aho twari muri abo 30 bari barasigaye twari tugiye gusigaranamo abanyempano 10 aribo bazakomeza kuri finale. Wow. Ni ikintu cyiza cyane. Umbabariye twaza kwereka abadukurikiye amajwi y'aba bantu bakatwumvira koko niba bamwe muri abo 10 bari gutoranwa koko niba bafite impano. Ama video zirahari? Video zirahari wenda dushobora gukurikiranaho kubatambutse bari mu 10 ba mbere bagiye gukomeza kuri finale ko nanibutsa abantu ko finale ni ku itariki 31 z'ukwa munani izaba iri live kuri Good Rich TV guhera saa 4:30 za mu gitondo. Yego. Okay, ubwo rero kubanga bw'ibyuma dufashe batwereke barajya batwereka imwe cyangwa bazishyire icyarimwe ariko kutwereka imwe nibyo byiza. Kutwereka imwe nabyo ntacyo bitwaye ko dufitemo abanyempano bameze neza. Yego. Okay, ubwo kubanga bw'ibyuma dushyiramo wenda uwa mbere ubundi tugahita tugoroka tumuvugaho tureba koko niba Sai Booster Talent iri kwitabirwa n'abanyempano koko cyangwa se niba ari abantu bari kumbaza ngo buriya abajaji nta kantu bazagenda bashyiramo ndababwira nibyo ngibyo muri Sai Music ntabwo bibaho impano yawe niyo yikorera ahubwo koko wamungana byaba ari sawa kugira ngo n'abantu babone koko ko abo banyempano ese barabikwiriye baje muri abo 10 babikwiriye babimerita naho ubwabo babanze bumve koko uko impano zimeze. Okay, twagenda ni video rero tukagaruka. Sai Boost Your Talent Competition. Isi yanje yose yuzuye wowe gusa, ibyishimo bindi kure udahari, nibera mw'isi inzozi turi kumwe niyo nsinziriye, sinifuza gukanguka mva mu nzozi zanjye nawe, babarira ntuzansige njyenyine, mu maso hawe huzuye ukuri gusa udahari, isi yanjye yuzuye umwijima gusa, waranganirije umara irungu rirashira, babarira niba ushaka ko mbona uzansige njyenyine. Wemerewe gukomeza iminota yawe iracyari sigaje umunota n'amasomo. Iminota uracyayifite kereka nimba nta n'indirimbo wateguye irahari wakomeza nta kibazo. Igipimo cy'urukundo cyiza burya kiraruhije, dore data yampaye inka tuwo musurura yimuye, mpita ntekereza uwo nkunda. Kizeho vre uyu we ndemeye ushaka kubishidikanya uyu we ntago nshidikanyije. Yego uriya numwe mu banyempano rero numwe mu banyempano bitabiriye bakaba kuri uyu munsi wa none iriya video abantu babonye ntago ariyo ya performance uyu munsi, niyo ya performance ku nshuro ya mbere aza muri competition. Kuko ari ukuntu abantu bereka kwenda kuzuyu munsi bitewe nuko noneho hari ibyo baba baragiye bakosora, ugahita uvuga uti wenda buriya babanje kumutoza bagira gute, ariko izi ni video ba performance bakiza muri competition. Bahereye ya mbere bakiza bahereye. Ni ikintu cyiza cyane kabisa. Reka tubanze twibutse abadukurikiye ko Kamariza Art Driving and Language School ari ikigo kigufasha kwiga imyuga igiye itandukanye. Twavugamo ubudozi, twavugamo mechanic, twavugamo gukora muri salon de coiffure, twavugamo kudefiriza, gutera makeup, ubwo ndi kuvuga babandi baba bakeneye kwiga imyuga irimo kuba umuntu yakenera gukorera permis na provisoire mu gihe gitoya cyane. Muri Kamariza rero Art Driving and Language School baraza kubigufasha mu gihe gito cyane, noneho bahita muri kora rimwe.
ubwo nta kwirirwa usubira reka none se ubwo ngeze amatsiko iyo ukoze bikanga bigenda okay ako ngako noneho iyo uramutse ukoze bikanga ushobora kubyuka nabi ibyo ngibyo bibaho hariya rero n'ukuntu nigeze kumva bavuga ngo hari igihe ngo ukora ariko ugasanga wenda uri muri mood itari fresh kandi ibintu wari ubizi ariko ukaba wabyize aho rero baragikemuye muri Kamariza Arts Driving and Language School bakubwira bati niba ukoze ukagira ibyago ugatsindwa uragaruka wige ku buntu tugutraining niba ari imodoka wongere uyige nta n'igiceri cy'icumi utanze nta n'igiceri cy'icumi wishyuye ku buryo noneho bizarangira ubonye impamyabumenyi cyangwa se bushobozi yawe kuri ya mafaranga amwe ureke babandi bakubwira ngo noneho ngo ubwo byanze ngo ngera wishyura andi makeya tundi ngo dukeya ibaze ko aba bantu bafite system yuko bacumbikira abantu baje kwiga iwabo ku amacumbi y'ubuntu ahubwo se ko numva ushobora no kuba uyifite ukifuza gusubira kwigira ahubwo nanjye numva nshobora kujya gushaka kandi gaprovisoire oya byo badukize igorora buriya kugira ngo ubone ahantu ushobora gukora byakwanga ukaba wakongera ukagira amahirwe yo kongera gusubiramo nta kindi kiguzi wishyuye urumva ko ni amahirwe aruta yandi ni amahirwe aruta yandi kabisa hanyuma rero reka tubanze duhereza abantu nimero zabo kugira ngo dukomeze n'abandi banyempano ubwo karagaciyemo ariko hari n'abantu baba bakeneye nyine kwihugura mu bumenyi akaba ari kutureba ariko ari gutekereza ati se ni hano nakwigira indimi mu gihe gito ni hano nakwigira mekanike ni hano nakorera permis na provisoire bitangoye ni hano nabasha kwiga imyuga bancumbikira ku buntu ni 078 uri buhamagare ukongeraho 3 4 2 5 7 2 5 078 3 4 2 5 7 2 5 babita Kamariza Arts Driving and Language School ndi kumwe na Saiga wanyu umwe mwakunze kandi ngo mugikomeje gukunda umusobanuzi umwe rukumbu ushoboye kandi ushoboye Alright, hanyuma bro twari turi muri Cyber wa Talent warukiri kutubwira ku banyempano nuriya wenyine uri butwereke cyangwa ntago ari uriya wenyine ndakeka dufite n'abandi wenda ushobora kuba wagenda ureba impano zabo ukareba buryo ki urwego bari bariho nakubwiye nakuzaniye video baperforminze bakiza muri competition kugira ngo nanereke wenda niba hari n'umuhanzi udukurikiye cyangwa se hari umuntu umushoramari ufitanye isano n'umuziki udukurikiye nawe ushobora kuba wareba ukavuga uti se koko bano bana bari muri iyi competition bino bintu barabishoboye bari gutsinda muri competition kubera ko impano bayifite cyangwa wa mungane n'ibya bindi nk'uko hari abagiye babimbwiraho bati buriya wabona harimo kata harimo ibiki ariko abantu nakomeje kugenda mbamara amatsiko ndababwira iyo uteguye competition ugamije kugira ngo uzamure impano biba byiza nyine iyo koko ibintu bihaye umurongo wa nyawo kandi impamvu bino bintu nge mba mbyumva cyane mba nshobora kuvuga ngo reka ntegure competition nk'iyi ngiyi ibintu byose making ashobora ko biragenda mu mucyo nuko nanjye nabayeho umwartiste igihe kirekire kandi ngo aho zubatamo ku ndirimbo nahoze rwika ahubwo ikintu kijya kimbabaza ni ukuntu nta muntu wigeze utegura competition nk'iyi ngo nyitabire ukiri umuhanzi nari kabiri kuza ntakiri umuhanzi cyane nubwo ndacyari umuhanzi ariko ntabwo ari cyane yego ariko niyo mpamvu nyine ugomba gushyiraho competition nziza nk'iyi kuko urabona ni ikintu cyiza no kuzamura impano z'abanyarwanda muri rusange ni wa muntu wenda witinyaga avuga ati se ngewe ko mfite tara yego ariko si mfite umuntu ushobora kunkorera video na audio ku buntu ahubwo ukivuga ako kantu nise nibuka ko maze kwakira feedback z'abahanzi bitabiriye competition urabona competition ntabwo irarangira iyi ni season ya kabiri turi gukora ntabwo irarangira ariko hari feedback z'abahanzi bayitabiriye maze kwakira bambwira ko batangiye kwibyaza umusaruro kuba barigaragaje byonyine barabonye platform hari icyo byatangiye kwinjira ni ukuvuga kuba ari umuhanzi agahita abona abantu urumva we yaraje araperforminga muri competition arigaragaza babona impano ye batangira kumukoresha muri business zibyara inyungu na competition itararangira ku buryo nahise nicara nyibona iyo message ndavuga ni sai rero abantu
baragukunze baracyakomeje no kugukunda ariko nawe ikunde wicare wigurire kamwe warakanyweye se cyangwa nze kukunyuza ahantu nagize gutya buriya akaji ni keza keza ku buzima akaji kamwe ndavuga ni sayi urimo uragenda ubikora neza cyane ariko hari ahantu ziba bakora cocktail neza cyangwa ahubwo hari umubosi ugiye kwamamariza ukora cocktail ariko reka tuzamuvuge kuwa gatandatu ukurikiyeho ntabwo turahamenya tuzabanza tujyeyo turebe ariko ubwo ashobora kuba ariho wagiye ibyo byose tuzabimenya niba ariho yego hanyuma bro twagenda n'undi munyempano ubundi kugira ngo tuze kwihutisha tuze kubanyuzaho abanyarwanda badukurikiye barebe ahubwo se uwakurikiranya video zabo hanyuma wenda tukaza tuzivugaho nyuma. Alright, it can be better. Talent competition. Mbabarengire mbibwire ntunyumva kubona bibwiye ari wowe ugiye mbabarengire ese kutaba akanyoni ngo nguruke ngushikire nkongorere buhoro wumvira ngo wasigiye mbabarengire mugabo wanjye mugabo nkunda ngarukira sinagusenze sinagusanze nisanga kuva mu bwangavu no mu bukumi bwanjye noneho mbere y'ingeri y'urugo rwawe ndandagara nkaragurwa n'abagenzi nkitsambura nkikirizwa n'abahetsi hindukira mfate mu mugongo nkagandurwa n'ubwigunge naragiwe n'ubwigenge bwawe isindagira rusange dusaba neye nka kera utarasuka kera nkiri rudasunga ukisimbagiza abasizi bakansingiza erega njye naragukunze reka kwiheza mu rwawe ngushikurwe n'amahanga reka Boost your talent competition. Umunsi ugenda wampaye byinshi watwaye uruhande rw'ukuri ibyiyumviro by'urukundo nagiraga wajyanye byinshi wajyanye byinshi kwifata biranga amarira agatemba nkicuza impamvu yatumye nakwiyereka uko ndi amarira ndira amarira ndira byibuze untanagahe gato akwereka ko nahindura ibyo wabonaga amakosa nakoze nayasimbuza ibyishimo unyemeza ko nacumuye ego koko nkabibona rimwe na rimwe njya kure yawe muremyi
ariko ujya umbabarira. You are the best in my heart, you are the best. I'll never dislike you. I want to possess mercy passing that and you're my savior. Ukonje ngufite man hachaburana. Urimana, urimana, urimana. It's a very precious to have you in our lives to give us all. You became offense to the evil. Oh, I confess my sins to you, my God, my Savior. A screaming, trembling voice, forgive me. Nifuza kubaho ngushima nimba sisina ryawe n'ubuntu bwawe shaka kubawe Yesu ndagukunda mpora nifuza kubaho ngushima nimba sisina ryawe n'ubuntu bwawe shaka kubawe Yesu ndagukunda ntakeza nk'iryo zina ntakeza nk'amaraso ya Yesu shaka kubawe. Alright, nuko byifashe kabisa muri Sai Boost wa Talent. Cyakoze ngewe mbonye aho bigeze nashyiraho ko akavi. Aho bigeze byibuze nubonye ko impano zihari. Cyangwa ntago ari ubonye ahubwo impano zirahari. Mbonye zihari. Zirahari nako zirahari nta kindi twongeyeho kabisa. So ni ikintu kizareka mbanze nanagushimire gutegura ikintu nk'iki ngiki gufasha impano z'abanyarwanda muri rusange. Wabonyemo abahungu, wabonyemo abakobwa, nanagusaba ujye ugerageza noneho bamwe bitorohera kuba bagera mu mujyi wa Kigali basanga iryiri iwabo. Ubundi buriya ni nacyo nshimira Imana kuba nshobora kugira igikorwa nk'iki ngiki ntegura. Ntago ari uko dufite ubushobozi burengeje ubw'abandi, nta nubwo ari uko dufite amafaranga yo gushora mu muziki kuruta abandi bari gushora mu muziki, ahubwo nuko haba hari uwo mutima wo kuvuga ngo ndamutse nkoze kino kintu harabo gishobora kugirira akamaro, harabo gishobora gufasha. Ni igikorwa gishobora kuba cyagaragaza umupeti ufite impano utari ufite uburyo bwo kwigaragaza. Rero uko ubushobozi bugenda buzamuka niko tugenda nyine turushaho kugerageza korohereza na babandi noneho batabashije kugera mu mujyi wa Kigali. Nanabishimira Imana buriya muri ya competition dufitemo abantu benshi bagiye baturuka mu ntara, bagiye baturuka mu ntara bakaza kwitabira. Rero mba numva ko ni igikorwa gishobora kuzakomeza cyaguka ndetse kirushaho korohereza abanyempano bakitabira uko ubushobozi buzagenda buza. Ari nayo mpamvu mpora nshishikariza abashoramari cyangwa se abantu bumva bifuza kuba bashora imari mu muziki, cyangwa se baza no kudutera inkunga. Ushobora kuba wenda umuziki wumva udashaka kuwushoramo imari ngo ukore nka business, ukaza ukadutera inkunga tugazamura izo mpano ku buryo nyine natwe umuziki wacu uhorana impano nshyashya kandi koko zikagera kuri buri muntu wese, atari ukuvuga ngo ni igice cy'abantu bamwe kibasha kuba cyabona kwigaragaza ku mpano zabo, ndetse no kubifuza kubikora mu buryo bwa business. Iyo twegereye tukwereka uburyo ki dushobora kubikoranamo nka business kandi ugafashirizamo nabo banyempano. Wow. So umuntu uri bushake wenda kuvugana nawe mu bundi buryo araza kukubona gute bro? Wifuza wenda kutuvugisha dufite nimero y'akazi. Yego. Dufite nimero y'akazi ushobora kuba watwandikiraho kuri WhatsApp. Muri iyi minsi call zo sigari ikibazo. Mikoro yarapfuye byo ndabizi. Ariko kuri WhatsApp iyo twandikiye turagusubiza cyane. Nimero ushobora wenda kuba watwandikiraho wawe wifuza kugira icyo tubwira, kugira inyunganizi uduha, cyangwa se no kudutera inkunga nayo turi kuyakira. Abahanzi mwabibonye ko tubafite, ubwo none igisigaye ni ukubakorera ibikorwa byiza.
ku buryo koko bagaragara nyine nk'abahanzi impano zabo zikarushaho kuzamuka. Hanyuma ushobora kutwandikira kuri nimero 0782 531 iyo ni nimero iri kuri WhatsApp ushobora kuba watwandikiraho hanyuma tukavugana ukatugezaho igitekerezo cyawe. Yego, urakoze cyane. Tunagushimira. Ubwo niba hari ubundi butumwa ushaka kugeza ku badukurikiye uraza kubagezaho, nanababwira ko mu kanya gato yandaza kubereka performance ya bamwe mu bahanzi bitabiriye icyumba cy'amategeko album launch. Witwa Saiga nawe mu kanya gato yango yashakaga kujya aravuga ati ariko kabisa ati hari ahantu ari kundya, ariko mu kanya turaza gusoza kare tubagerereyo. Ubwo amavideo tutari bubahe muri aka kanya bazayabona byanze cyane ko buriya nanjye ndi umufana wa hip hop. Wow. Umufana wa hip hop cyane, nanjye ndi umuraperi. Niyo mpamvu nyifata. Ubutaha uzanadutema. Utazategura. Yego, hanyuma ubutumwa bwa nyuma dugenera abadukurikiye ubwo ngubwo ibindi se hari ibindira gushimira. Ubutumwa rero reka wenda manze namwe ubutumwa. Hari igihe umuntu wamushimira agahita yibagirwa ibindi yaragiye. Yego. Hanyuma rero ubutumwa bwa mbere natanga ndabuhereza abakunzi b'umuziki nyarwanda, ndabuhereza by'umwihariko abantu bagiye bakurikirana iyi competition twari turi gutegura. Yego, mwarakoze cyane kudushyigikira, ndetse nizeye ko muzakomeza no kudushyigikira kugeza iyi competition igeze ku musozo. Ubwo ni ku itariki 31 z'ukwa munani nibwo tuzaba turi gukora performance za nyuma tumenya ninde wegukanye competition, ninde wabaye wa mbere, ninde wabaye wa kabiri. Hanyuma ikindi kintu ndashimira cyane abaterankunga bacu dufite muri iyi competition, ubwo ari bo Good Rich TV ndetse na Izuba TV. Hanyuma by'umwihariko ndagushimira wowe Pasi, ngashimira iStars Show by'umwihariko bitewe nuko nubwo wenda abantu bamwe baba badahita bamenya amakuru yose direct, ariko reka manze mubashimirire Pasi, mubwire ko rwose ari umwe mu bantu bagiye badushyigikira cyane, badufasha cyane muri iyi competition, ndetse ni ibintu by'agaciro kuba mwaragiye mufata umwanya wanyu mukadushyigikira, mukadutera inkunga mu buryo butandukanye. Hanyuma ikindi nabwira abantu ndi gusoza ni ukubashishikariza kujya gukurikirana filime turi gusorera kuri saimovies.net. Filime ni ubuntu, ujyaho ukareba, ukadownloadinga, ugasharinga, kandi byose ni ubuntu. Filime zaramenetse kabisa. Ubu ngubu usigaye usanga filime, ahubwo umuntu utareba filime sinzi ukuntu asigaye abayeho muri iyi minsi. Ubwo bivuze ngo na Mohani umuntu wacikanywe nayo ashobora kujya akayireba. By'umwihariko Mohani nka filime iri kugenda izana ibyishimo cyane. Buriya Mohani iyo dushyiraho episode buri munsi, hari ukuntu usanga abantu batafite nyine batari update, usanga ari kunyandikira, ari benshi bajya banyandikira ngo filime twarazibuze, kandi nge filime zisohora buri munsi. Filime muzibura mutari website saimovies.net, ujyaho episode ni buri munsi. Hanyuma Pasi nawe ndagushimira cyane kuba wanyakiriye ukampa uyu mwanya, ni iby'agaciro cyane. Harya ari ikindi ntavuze? Ikindi ntangeze ngo ugiye kuvuga ngo harya ngo nywa gake. Icyo kintu gise kizamo bwa mbere, ariko twibutse ko tutaramenya abantu bakora cocktail, ariko kwa mugari tuhamenya nzakakubwira. Ubwo tunabwira abantu bagira ibintu bya cocktail n'ibinyobwa baze kwandikira iyo nimero iherwa na 54, ubundi dutangire tubamamarize, namwe ubutaha tujye tubona icyo tuvuga. Uziko buriya nshobora no kuzajya nkora agasobanuye ndi kunywa cocktail yaho hantu tutaramenya. Ariko se kwa mugana, ariko kandi mpera kumbwira uti hari abantu bari kuza bansaba ngo mbamamarize, wagize gutyo ukababwira n'ubundi nimero bashobora kuguhamagaraho mu gihe bakeneye ko ubamamariza ibikorwa byabo. Ariko nayo twayitanga. Nawe yitanga ubundi ikibazo ubu n'abafana ntibari wifate. Bayifashe bitwaye. Ariko ari nimero abafana nibo dukorera. Reka ntange nimero y'abafana, ntange na nimero y'abantu bifuza kwamamaza. Yego, nta kibazo. Hanyuma rero abafana, iyo uri umufana twandikira kuri WhatsApp, nimero ni 0782553261. Hanyuma ubaye uri umushoramari wifuza kwamamaza mu bikorwa byacu, dufite filime zisobanuye zikunzwe n'abantu b'ingeri zitandukanye kandi zigera ahantu henshi hatandukanye. Ushobora kuduhamagara kuri nimero igendanwa ni 0722424262.
ibaze ko abo bemerewe no guhamagara abo baranahamagara bigakura wow ariko bo ntago mikoro yapfuye arabahamagara bikanga n'abahamagara bigakura yego so tugushimire cyane my brother ubwo next time tuzaza hano turi kureba uko amajonjora yagenze turi kureba ninde wabaye wa mbere ninde wabaye wa kabiri ninde wabaye wa gatatu gushimire cyane Augustave dushyiremo akarimbo kamwe bitengaruka nkwereka zimwe muri performance z'abahanzi bamaje guperforminga hano muri Camp Kigali ni mu cyumba cy'amategeko album launch benshi mwakomeje kunsaba muti uze kutwereka aho bigeze uze kutubwira uko bimeze uze kutubwira abahanzi bahatwitse kurusha abandi ubwo ngubwo stay tuned mukanya ndaza